Ndagusuhuje mukunzi wanjye, mukunzi w'ibiganiro byacu, mukunzi w'ubutumwa bwiza muri rusange, mukunzi wa channel ijuru ndikorerwa TV, channel dushiraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bukiza, ubutumwa bwiza bubohora, ubutumwa bwiza umuntu wese akeneye kugira ngo agubwe neza, ubutumwa bwiza igisubizo kuri buri kimwe cyose wibaza mu buzima ndetse na nyuma y'ubuzima. Ndagusuhuje rero, ndakwifuriza kugubwa neza ubikesha Yesu Kristo. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo nuko ubwo bimeze bityo, nuko ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Ni ijambo riri mu Baroma 8:31. Ni ijambo ahari nawe urusanzwe uzi, ritakubereye rishyashya ariko rishobora kuba rishya mu busobanuro bwaryo. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Nge umuvugana ni Emile Nshimiyimana. Ndizera ko abasanzwe bakurikira channel ijuru ndikorerwa TV twaba tuziranye bihagije, ariko nawe niba uri mushya, ayo niyo mazina yanjye. Ntekereza ko wifuza kuba mu isi ariko urinzwe n'Imana, uri mu butware bwayo, udafite ubwoba bwa none n'ubw'ejo hazaza, utikanga umubisha uwo ari we wese, ntacyo ufitiye ubwoba, nta kigukanga. Ntekereza ko nta nutabyifuza, ariko se umuntu yabigeraho gute? Kubaho utikanga ubukene, kubaho utikanga uburwayi, kubaho utikanga urupfu, kubaho utikanga abanzi, kubaho nta kintu wikanga, buri wese yabyifuza. Nuko ubwo bimeze bityo, ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde. Birumvikana ko ikintu cya mbere umuntu akeneye ni uko Uwiteka aba mu ruhande rwe, kugira ngo abeho anezerewe, abeho adatinya, abeho azi neza ko afite umurengezi, abeho azi neza ko afite umutabazi. Ibi ntabwo bivuze ngo ntiwahura n'ibibazo uri mwabona ubuzima, ntabwo ari cyo bivuze. Ntibivuze ko n'abanzi utabagira, n'ababisha utabagira, ariko se ninde mwanzi, ninde mubisha uri hejuru y'imbaraga z'Imana? Ntawe. Bivuze iki? Bivuze rero ko niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, nubwo hazi ibyago bimeze bitya, bimeze bite, ni ukuri umutima wawe urakomera ukagubwa neza, kuko ubuzi neza ko Uwiteka ari we mutabazi wawe. Dufate urugero rw'Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, bava mu Egiputa bajya i Kanani. Ni inkuru tuzi n'inzira byanyuzemo kugira ngo Farawo yemere kubarekura. Ndumva tuzizi bihagije, ntabwo nakwirwa nzisubiramo. Bageze imbere y'ikibazo, bageze imbere y'inyanja itukura, mu by'ukuri ikibazo cyari kigaragara, cyari gihari, gifatika, ariko se byagenze bite imbere y'imbaraga zisumba byose? Biragaragara rero ko mu by'ukuri niyo byaba bimeze nk'inyanja itukura, niyo byaba bimeze nka Yorodani nayo baje kugeraho, niyo byaba bimeze nk'ubutayu butagira amazi, butagira n'icyo kurya, Imana ni nyir'ububasha, ni nyir'ubushobozi, ibasha gutanga amazi mu butayu, ibasha gutanga amanu zo kurya mu butayu, ibasha guca inzira aho zitari, igaca inzira mu nyanja itukura, igaca inzira muri Yorodani, ukabasha gutambuka. Icya mbere ni uko Uwiteka aba mu ruhande rwawe. Kuba mu ruhande rwawe nabyo rero nta kindi wabikesha ni Yesu Kristo. Duhora tubabwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bubabwira uburyo Imana yiyunze nawe, yiyunze namwe se, yiyunze n'abari mu isi ikoresheje Yesu Kristo. Wowe ntushobora kunezeza Imana ku buryo Imana yaba mu ruhande rwawe kubera imirimo yawe, ntibyashoboka. Impamvu bidashoboka ni ukubera kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu, ituma ugambirira gukora ibyiza ari ugasanga wakoze ibibi. Nyamara nubwo bimeze bityo, Imana yaragukunze itanga Yesu,
imutangira kugira ngo yishyireho ibyaha byawe byose utari wanabaho, hanyuma anabihanirwe, ukurwaho urubanza rwabyo, ube umukiranutsi ku bwa Yesu, ubane n'Imana amahoro ubikesha Yesu Kristo. Mu Baroma 5 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirizwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, ngo niwe wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kugira ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Nta kindi cyatuma umuntu abana n'Imana amahoro rero nuko abaho yarizeye neza ko yatsindishirijwe na Yesu Kristo, yagizwe intungane na Yesu Kristo, yababariwe ibyaha bye byose ku bwa Yesu Kristo, bityo akaba mu isi azi neza ko Imana iri mu ruhande rwe, ko ari we mutabazi, ko ariyo mutabazi we, kandi ko iruta ibyamutera uko byaba bimeze kose, kibasha kumutabara, kibasha kumurengera, kibasha kumuha imbaraga zo kubinyuramo, abinyuranyemo nayo ikamukomeza, ikamurindira umutima, ikamuneshereza muri byose. Ndagushimiye we wadukurikiye, ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu, usharinge channel yacu kugira ngo ubutumwa bwiza bw'amahoro bugere kuri benshi. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya none n'iteka ryose. Amina.